Oh yes, reka dukomeze n'agace kacu gakurikiyeho. Ubwo twari tumaje gusiga Zoe bamuzanye kuba bafata DNA test. Ubwo ni nako muganga yatangiye kubabwira ati si ninde urahanga uje kuba yafata DNA test azatambuka tube twaje kuba twagira ukuntu tumurebera. Umukobwa bakamubwira tegera imbere uzujye kuba wareba ibyawe, ariko umukobwa atangira kuba yagenda yigendesha utyo agatangira ati se ko ndimo ndumva mu nda harimo harandya cyane bigenze ute. Umukobwa ikintu cyitwa n'imitwe n'utuntu twe dore ngaratangira kuba yakigwengeka, ariko nyine kuro wiwe arabizi neza ko uyu nguyu atari byo arimo arabyigirisha. Ubwo rero nawe yese atangira kuba yamubwira ati si ikube mu nda haba hakuriye ni gute. Undi ariko akavuga ati ndaza kuba namera neza, nuko bubiribwe nyine burimo burandya ariko ndaza kuba namera neza. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati se cyangwa ufite ubwoba bw'uko nyine nibaza kuba bamenya we wanyawe batari buze kuba nyine bakwakira, ufite ubwoba se? Ubwo rero nyine nawe akabyumviramo ko umukobwa ashobora kuba arimo arigirisha, nawe akagenda nyine abyumviramo gake gakeya ko ibi ngibi umukobwa ashobora kuba arimo arabyigirisha. Ubwo umukobwa nawe agatangira kuba yareba utyo. Ubwo ariko rero yatangiye kuba yamubwira ati urabizi se dogiteri n'ubundi ari ahangaha, icyo waba urwaye cyose n'ubundi araza kuba yagicekinga, araza kuba yakimenya niba ari ikibazo abe yaguhereza imiti. Ibyo rero ntabwo byakabaye ikibazo, uyu munsi uri kumwe na muganga araza kuba yakwitaho. Umukobwa akabyumva akumva ko rewo yakambitse. Undi nawe agatangira ati ibyo ngibyo ntago ari ngombwa, ntago ari ngombwa kandi icyo ngicyo ni kibi kibazo muganga araza kuba yabyitaho. Ubwo agatangira kuba yavuga ati nakanya gatoya inkaza kuba namera neza, ndaza kuba namera neza, reka mbanze inge kuba nabonana na muganga abanza apime DNA test turaza twabaye munange. Ubwo nuko nguko umuganga yamubwiye ati banga ukuze utera agatambwe tubanze turebe ibyo ari byo. Nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo rero nuko nguko yakebukaga akareba Chloe akamubwira ati se koko uri seriye cyangwa se ni ibyanyabyo? Zoe ntago ari mushiki wawe cyangwa se ari murumuna wawe cyangwa se ari umuvandimwe wawe? Ubwo nyine nibyo arimo aramubaza. Undi nawe agatangira kuba yamubwira ati ngewe nakuze ngiye mwibonera, ni gute yaza avuga ngo ibyo ngibyo ngo baramwadobuse kandi yakuriye muri uriya muryango wa Fisher family ntago bigeze bamwadobuta. Umuntu badobuse ni ngewe, rero uriya ni umuvandimwe cyangwa se n'umwana wa bariya mu maraso. Ibyo ngibyo rero ndimo ndabivuga mbizi, none se ngiye ndimo ndapfa iki nawe ngo ndaba nateranya cyangwa se nkaba nakiteranya nawe? Ibyo ngibyo rwose ntago ngewe no kuntu Sterling Mr Sterling yamfashije uyu munsi ntago natuma ibyo bintu biba, ntago natuma muzana igisamagwe mu rugo rwanyu, ibyo byo ntago mbishaka, reka ntago natuma biba. Uwo n'umukobwa nyine arimo arabibwira Leo amubwira ati ngewe nakuze uriya mubona mu rugo cyangwa se yakuze ngiye mwibonera, rero ni gute ntavuga ukuri rw'ibintu ngewe niyiziye ubwanjye? Uriya yakuze mwibonera, ni gute ngiye natinyuka kuba nabeshya n'ukuntu Mr Sterling yamfashije nkaba navurirwa ubuntu? Ni gute? Ubwo abo bakiri aho ngaho hari abandi nabo barimo baraza birukanka cyane, ugahita umenya ko ari abavandimwe Ibarewo barimo baragira aho ngaho nubwo amazina yabo bayagize ibanga. Ubwo baje birukanka cyane ati Rewo. Ubwo bakavuga ati tuje turimo turirukanka cyane, ati kubera iki se ubundi utaduhamagaye utubwira ibirimo birajya mbere kugeza aho twishakiye amakuru tukabaza umushoferi? Ubwo rero nyine akabyumva aba yari yabahisha amakuru kazanye umuvandimwe we ahangaha kuba yamupimisha DNA test ari we mushiki wabo. Ubwo bagatangira kuba bavuga ati se ubundi mwese ko muri ahangaha uyu nguyu arimo aramara iki? Uyu arimo aramara iki ahangaha Rewo? Ubwo nyine bakabazerewe ikintu Chloe arimo arabaza arimo aramara ahangaha, agatangira kuba bamubaza ati ubundi ni ukubera iki wazanye Zoe kuba wamufatisha DNA test? Ibi ngibi uri muragira ngo uteze ibibazo ahangaha mu muryango? Ni ukugira ngo uteze ibibazo mu muryango? Ni ukuvuga ngo bano bavandimwe bandi ntago babishyigikiye? Ariko Rewo akavuga ati genda gakeya, igabanya akariro akariro gake gake na feri wikirukanka gake gake ni rwo rugendo.
ubwo bakiri aho ngaho nuko nguko umukobwa Zoe nawe yahise asohoka. Isumbaze ngo babonye ibiki, niba bamubonye, niba bigenze utari amahirwe ahari nuko n'ubundi ibirangiye bigaragaye ko n'umukobwa atari uwabo. Ubwo baje birukanka ati Zoe bimeze gute, umeze gute wowe, ibintu bimeze gute, umeze neza? Umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati imeze neza se buriya ra, agatangira kuba yavuga ati na n'ubu ngubu rewe yanze kuba yanyumva, ntago arimo aranyizera, yanze kuba yanyizera kugeza naho ubu ngubu yanzanye kuba twafata DNA test. Ese ubu ngubu hari ikindi kintu uri buze kuba warenzaho rewe we? Na n'ubu ngubu koko ntago uri buze kuba wanyizera? Ubu ntago uri buze kuba watuma nduhuka hejuru n'ibyo muganga araza kuba yakubwira, ntago uri buze kuba wabyizera. Ubwo muganga nawe nuko nguko yahise aza atangira kuba yavuga ati ibisubizo, ikintu birimo biragaragaza ni iki ngiki. Ubwo imitima yatangiye kuba yatera abantu bose bakavuga ati ni ibiki, twereke tubanze turebe. Rewo yahise yihutira kuba yareba ngo abanze arebe mushiki we ukuntu birimo biragaragara. Umuganga akavuga ati ibisubizo birimo biragaragaza ko Miss Fisher ari umwana wo muri Sterling family, iko kuri uyu mukobwa nuwaho, uyu ni mushiki wanyu, ahubwo mu mwakira. Ubwo umukobwa ntiyabyumvaga neza, uwo ni wundi ni Chloe yaravugaga ati zana ndebe ibyo bintu urimo uravuga se koko birashoboka? Ubwo nta kundi kuntu yari kuba yabigenza usibye kuba yatangira kuba yareba ati ntago nabyizera, ibi bintu nukumbeshya, ibi bintu nukundagira, igute ibi bintu bishoboka? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yagenda areba koko akabona 99 n'ibindi bice birimo birarengaho ku ijana. Umukobwa ibimenyetso birahura na bano bandi. Ubwo umukobwa we byaramucanze cyane, atangira kuba yavuga ati ni bino bintu ntago ari ibyanyabyo, hari ikintu kitameze neza. Ariko bakamubwira ati we ibyo birahagije, urimo urashaka kuba wagaragaza ko ushaka kuba wagumya guteza ibibazo aha ngaha se? Ubwo ngubwo n'abandi ati nta bimenyetso ntago birimo biragaragaza ko uwo nguwo nyine, ibimenyetso ntago uri kumva cyangwa uri kubibona ko ibyasohotse birimo birabigaragaza. Ushaka kuba wavuguruza ibimenyetso se? Ni iki ubundi ushaka kuba wageraho wa mukobwa we? Mbese ushaka kuba wagera kuki? Ubwo bagatangira kuba bamuzibisha bamubwira ati rewo, uwo ni umuvandimwe nyine wari wagatangira kuba yavuga ati ibyo kuba mwagumya mukeka ibyarangiye, noneho ubu mwamuhereza amahoro wenyine. Siko bimeze, wamuhereza amahoro kuko ibyo gukeka byo ibyarangiye. Ese rewo wararekuye? Rewo ko ari we muntu wari urimo urashidikanya, mbese yaba arekuye akareka kuba yagumya akeka umukobwa? Ariko ntumbaze niba ari buze kuba yarekura. Ubwo rewo nawe yahise atangira kuba yavuga ati nanjye ntago nkirimo ndatekerezaho cyane, none ubu ngubu najya nakwizera, ahubwo reka nkubwira ati ejo turategura inama cyangwa se ikintu kimeze nk'ikirori, buri umwe wese tuze kuba twamumenyesha ko mushiki wacu yabonetse, abantu bose baze kuba babimenya, n'abatari babizi babimenye. Undi yahise atangira kuba yavuga ati Imana ishimwe, njye ikintu kinshimishe nuko utari bugumye kuba wankekeranya hamwe n'uyu mukobwa uri aha ngaha akagumya nshidikanyaho, kandi nawe abizi arimo arancira urubanza ku bintu yiziye. Ariko umukobwa agatangira kuba yavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka, ibi bintu ntabwo bishoboka neza, njye ibintu ndimo ndababwira ntabwo murimo muranyumva. Uyu nguyu hari ikintu yakoze kitari icyanyacyo se, cyangwa se hari ibintu yakoze bitanyuze mu mucyo kugira ngo bino bimenyetso bize bimeze gutya. Uyu ni Zoe Fisher, ntago rwose ari mushiki wanyu, reka arimo arababeshya. Ubwo umuvandimwe muri babandi yaraje yirukanka cyane avuga ati ibyo ngibyo ninde wabigusabye? Eti kurushyi. Umukobwa yikubise hasi, batangiye no kuba bamudiha. Ikintu batazi nuko barimo barakubita mushiki wabo, batabizi bagatangira kuba bavuga ati wowe urimo uragerageza kuba wabeshya ngaha, reka mbe nagusubiriramo, uyu ni umuvandimwe wacu, kandi uragira ikindi kintu wongera kuba warenzaho, nta mpuhwe ndi buze kuba nakugirira, ndagutimbura 90 ishire, kandi nta nubwo nkeneye ibyo bintu byawe urimo uravuga bidahuye. Urimo urumva? Urongera ndahita nkwereka nongere ngukubita urundi rushyi, biraba binyeretse ko ibyo ngibyo cyangwa se ubwo ngukubise rutaguhagije, ndagutimbura n'urundi. Ubwo umukobwa nyine akitegereza icya Zoe. Zoe nawe ati se wantwara iki? Ubwo Zoe nuko nguko yatangiye kuba yakibuka ukuntu byagenze, kumbi yaje yirukanka cyane. Ntumbaze ngo ni ibiki byabaye, yahise aza kuri telefone vuba yihuta cyane.
ubwo niko yahise ajya kuri telefone atangira kuba yavuga ati mama. Ubwo yahise ahamagara mama we, nicyo kintu cyahise gikurikira atangira kuba yavuga ati rewo ikintu arimo arambaza ni DNA test, nicyo kintu arimo arashyira imbere. Rero hari ikintu nshaka ko nkorera, vuba vuba, igira vuba vuba, nkeneye ubufasha bwawe nonaha, ntugire ikibazo, ibintu byose ngomba kuba nabikora nk'ukuntu bimbwiye, ndimo ndabyumva. Ubwo ni mama we nyine arimo aramubwira ati ntugire ikibazo, byose ngomba kuba nabikora nk'ukuntu bimbwiye. Ubwo ukamenya ko nyine Zoe yabanjije kuba yavugana na mama we akamubwira ati ibintu byose nk'uko bimbwiye ngiye kuba nabikora. Ubwo umukobwa arimo aratangira kuba yatekereza ati iyo hataza kuba mama wanjye ibintu byose ntabwo biba bigenze neza, byose biba byangiritse, haba havutse ibibazo. Ariko Imana ishimwe, ubwo byose bigaragaje ko nanjye nkomoka muri uno muryango wa Sterling, nkaba ndi umuzungura w'uno muryango tayari. Umukobwa nyine ukamenya ko hari izindi mbaraga yakoresheje kugira ngo abahagaze ahangaha, ibimenyetso bigaragaza ko ari uwa nyawe. Ubwo bakatwereka aho ngaho umukobwa yari arimo aragiye kuba yahaha, ava gushopinga yinaga, dore ngo arahura na mama we wamwibyariye, akamubwira ati bite byawe, ati mwana wanjye, undi agahita amubwira ati reka ntago ndi umwana wawe. Undi akamubwira ati ngo iki, ese umaje kuba wakibagirwa ko ndi umubyeyi wawe, umaje kuba wakibagirwa ababyeyi bawe ra? Agatangira kuba yamubwira ati papa wawe yirirwa ategereje amafaranga kumwoherereza amafaranga, naho wowe turimo turanaguhamagara ukirengagiza. Papa wawe akeneye kuba yagura inzu nini. Umukobwa nawe agatangira kuba yamubwira ati ubu ngubu ndi umuzungura wo muri Sterling Karu family, none nukubera icyo utari murizera ko ibintu bintu byaba byabaye, ntimukagire ubwoba bw'amafaranga. Amafaranga ni ikitabuze, nzabahereza ubwatsi, amafaranga ntago ari ikibuze, kubera ko umuvandimwe wanjye wa gatatu buri gihe anyoherereza amafaranga. Rero kuba nabehereza amafaranga si ibintu birenze. Uyu munsi niba ntayo mfite, mwe mwiteguye wenda ubutaha nzayabona, nzayabahereza. Kubera iki murimo murahora mumbwira iby'amafaranga mwebwe? Ni ibiki? Mama we akamubwira ati ibyo ngibyo se ni ukubera iki? Wewe urabura no kuba waduhereza amafaranga, umaje kuba waduhereza miliyoni 3 zonyine mu mafaranga yose bafite. Ni ukubera iki? Kandi wibuke ko nakwishyuriye amafaranga umuganga. Ibyo ngibyo se warabyibagiye ko nishyuye amafaranga umuganga kugira ngo bigaragaze ko DNA test bariya muhuje? Urimo urabyibagirwa. Ubwo ukamenya ko nyine mama we wishyuye amafaranga, agatangira kuba yavuga ati nkeneye kuba nagira ibintu nanjye ngura, inkuru yanjye y'ubuzima igahinduka. None se uragira ngo biherehe? Ni ukubera icyo udashaka kuba watwumva ngewe na papa wawe? Ni ukubera icyo urimo uratwihungiza cyangwa se utwikura mu buzima bwawe? Undi nawe agatangira ati ngo iki, ibyo se byabereye he? Ubwo agatangira kuba yavuga ati ndeka ngiye nigendere, ibyo ni ibiki? Ubwo nuko nguko yahise ajya muri telefoni vuba vuba, agatangira kuba yamubaza ati ubundi nta mafaranga ngaho ushaka mbe nayaguhereza? Undi akavuga ati ngewe nta mubare w'amafaranga ngiye nkeneye, amafaranga nkeneye ni nka miliyoni 30 ubu ngubu, nizo nkeneye ubu ngubu. Umukobwa aravuga ati miliyoni 30? Miliyoni 30? Umugore nawe agatangira kwimunyamunya avuga ati miliyoni 30 nyine? Nicyo utarimo urumva? Miliyoni 30 nazo kari nkeya? Ubwo nyine agatangira kuba yamureba. Undi akavuga ati se ayo mafaranga urakeka ko naba nyafite? Ayo mafaranga urimo urakeka ko naba nyafite? Ngiye kuba nakohereza miliyoni 2 zonyine, imbanza barizo nguhereza muri ayo ngayo urimo uravuga, andi nzaba nayaguhereza mu nyuma. Hari icyo bitwaye? Ibyo ngibyo hari icyo bitwaye? Ubwo mama wagatangira ati ngo iki, wagiye mu muryango w'abakire ariko urimo uritwara n'ubundi nk'umutindi. Ni ukubera icyo urimo uritwara gutyo kandi uri mu bazungura? Cyangwa se mu muryango ukize wakagombye kuba nawe ufite urufito, cyangwa se ipinda rigaragara, ariko urimo uripfuragura gutyo. Ngayampereze nta kibazo, ariko ubimenye ko ayo ngaya araba adahagije. Ujye ubitekereza neza unyohereza amafaranga. Undi akamubwira ati amafaranga nasoje kuba nayohereza mvira mu nzira, nigendere. Ubwo nuko nguko yamubwiraga ati mvira mu nzira. Undi nawe akamubwira ati none se ndagenda gutyo, mpereza igikapu kimwe nanjye numva ukuntu bimera kuba wava guhaha. Ubwo nyine ukamenya ko mama we ari ukumugendaho mpaka. Ati mpereza igikapu kimwe nanjye numva ukuntu guhaha bimeze.
ubwo yaravuze akira mpereza amahoro umvire mu nzira kandi gira vuba vuba uhita ugenda wirukanka hatagira undi muntu uza kuba wakubona genda se. Ubwo akavuga ati nyine njyewe ubwatsi nabutsindiye tayari reka ngende. Bitwaye iki? Umukobwa batangiye kuba bagenda bamuhobagiza bamwandagaza bamwereka ko ibintu byose bigomba kuba byagenda gake gake. Ubwo yitegereje hirya dore ngarabona Chloe arimo aratambuka akavuga ati Chloe gute uyu munsi mubonye mbega ngo mood iriyongera dore mood ngiriyongera kuba mubonye uyu munsi. Ubwo nuko nguko yavuze ahantu hose uzajya nta kintu na kimwe uzageraho reka menye ngo ugiye he. Ubwo nuko nguko yamukurikiye Chloe nawe baramutwereka arimo araza asuhuza ati hello bimeze gute hello amakuru yanyu ati narinje ahangaha kuba nagira ngo nkore interview mube mwareba niba rwose hari ahantu mwampereza akazi numvishe ngo mushaka umukozi. Ubwo nuko nguko yazanaga nyine za diplome ze akazerekana avuga ati ngaje kuba yakaka akazi. Umugore nawe agatangira kuba yakitegereza ariko aho hari undi urimo urahagera nta wundi n'umwanzi we ugiza. Yahageze undi nawe arimo arishima cyane nk'umuntu ugiye kuba yabona akazi. Dore Zoe ngarahita ahagera agatangira kuba yakipangarika. Chloe akamubaza ati Zoe urimo urashaka icyangaha ni iki kirimo kirakugenza urimo urakora icyangaha? Undi agatangira kuba yavuga ati mumpereze ibyo bintu ahangaha mbanze mbereke ibi ni ibiki. Dore ngaritegereza diplome y'umukobwa akayifata akayikatagura akayicamwo uduce akayikata. Umukobwa akamubaza turimo urakora ibiki tayari dore ngaramucira diplome amubwira ati n'undi munsi tomanyira egera hirya wowe utazongera kuba wamenyera. Ubwo yatangiye kuba yamubwira turibuka ukuntu wagerageje kuba wanyereka ko ibintu byose ndimo ndapanga nta kintu bivuze ugafata kuba wabyangiza. Ubu nanjye nangije amahirwe yawe yo kuba wabona akazi kuko nawe wangije amahirwe yawe. Inzozi zawe zose ndazikase ndazangije. Ubwo umugore agatangira kuba yamubwira ati se wowe uturuka hehe wowe ni gute ugeze ahangaha wa mukobwa we? Undi n'agasuzuguro keshi agatangira kuba yamubwira ati ngiye nturuka muri steringi famiye ahubwo nshaka ko uno mukobwa mumwirukana mukamukura ahangaha nta kazi akeneye. Dore baratangira kuba bamufata ati vaye ahangaha. Umuntu uturuka muri steringi ni gute yavuga ikintu tukacyanga? Umukobwa agatangira kuba yavuga ati ariko ngewe ndahangaha ndimo ndakora interview ni gute ushaka kuba wanyangiriza amahirwe? Ibi bintu urimo urakora ni ibiki? Gute ushaka kuba wanyangiriza amahirwe? Ubwo undi nyine batangiye kuba bamwangiriza amahirwe amubaza ati kubera icyo ushaka kuba wansohora muri buno buryo ukantuma ahantu nari ngiye kuba nakibonera akazi bansohora gutya? Ubwo niko yatangiraga kuba yaseka agatangira kuba yamubwira ati yewe muko mubwira gire vuba vuba sohoka ahangaha cyangwa niba atarimo arabishaka tugire ikindi kintu tumukorera. Umukobwa ukamenya ko nyine yarakaye yababaye cyane nta mwanya w'ibiganiro akeneye. Undi nawe yaravuze ati ibyo ngibyo se ntago ari ngombwa kuba twabisubiramo yabyumvishije ntago ari ngombwa. Yewe mukobwa we wakisohokeye ukava ahangaha niba atagushaka igira vuba vuba. Ubwo yabyanze isohokere vayo ngwino. Ubwo arimo aragenda ariko yaravuze ati buretse gatoya mbanze nkubwire. Ubwo nta wundi urimo urabivuga ni umukobwa Zoe. Ubwo yise atangira kuba yamubwira ati yewe muko ati mwahangaha ukuri murabibona nahaguriyemo inkweto urimo urabyumva neza nahaguriyemo inkweto. Rero niba ushaka kuba wakigira umunyabwenge ukumva ko ushaka kuba waguma hano muri kano kazi hari ikintu nshaka kumpereza cyangwa se unkorera ubifate nk'amahirwe ngiye kuba naguhereza kuba waguma mu kazi. Siko bimeze se? Ubwo akareba hirya akamubwira turimo urareba muri ziriya nkweto zose itegereza iriya nkweto iri hariya urimo urayibona? Umukobwa nawe agatangira kuba yakitegereza akamubwira ati genda uhita ufata ziriya nkweto uzizane hano ubanza unyambike ndebe niba zinkwira. Umukobwa nyine reba kuba bamusuzugura nawe agatangira kuba yamureba ariko akamubwira ati ngewe naje kuba nakora interview nta mwanya ndabona ahangaha nta kazi ndahabona. Ni gute natangira kuba nakora akazi kandi ahangaha nta kazi ndahabona ndi muri interview? Rero bibaye ibyo ngibyo ntago ndibuze kuba naguhindurira inkweto nk'umukiriya kuko nta kazi ndabona ahangaha. Siko bimeze se? Nta kazi ndabona ngo mbe naguhindurira inkweto?
undi agaseka cyane akamuseka ariko uno mukobwa n'umwana mubi agatangira kuba yamubwira ati ngo waje kuba wasaba interview, waje kuba wakora interview ahangaha cyangwa uje kuba wakora nk'umukozi, none se mugendimo ndagusaba ibintu nkorera kandi nkabigusaba nk'ari agafaveri bikaba bikunaniye, ubwo uragira ngo baguhereza akazi k'iki mu gihe ibyo ngibyo utabishoboye? Baguhereza akazi k'iki muko? Akazi k'iki? Ubwo n'undi nawe agatangira kuba yavuga ati niba ibyo ngibyo utabikora ndumva nta mahirwe yo kuba wabona akazi, igira vuba se cyangwa witahira usohoke, igira vuba cyangwa witahira usohoke niba utabishoboye. Ese ibyo se ko siko bimeze? Ubwo umukobwa nawe ariyumvira disi barimo baramucunaguza, umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati aya ntago ari amahirwe meza, ariko ngomba kuba nakora akazi nk'ukuntu barimo barabimbwira kugira ngo mbe naguma muri kano kazi, reka basi mbikore. Undi nawe yaravuze ati nta kibazo ndabikora. Ubwo rero yaravuze ati nta kibazo niba ibi ngibi ari byo bibuze kuba byatuma bampereza akazi ndabikora, mbikore nk'ukuntu urimo urabimbwira ibyo byose urimo uransaba ndabikora. Ubwo ntibyatinze nuko nguko yatangiye kuba yagenda amuhindurira inkweto vuba undi ariyicariye, waza umubaza iki? Dore ngo aratangira kuba yamuhindurira inkweto n'agasuzuguro gakabije, agasuzuguro karengeje, agatangira kuba yamukandagira ibirenge cyangwa se amukandagira intoki, amukandagije ibirenge, asyonyora ati reka nze. Akamubwira ati wowe wagerageje kuba wanyicira imipangu yanjye, urimo urabyibuka neza se ko wagerageje kuba wanyicira imipangu? Rero iki nicyo gihe ngo nawe mbanze nkwereke isomo, nguhereze isomo. Uyu munsi ubanza urebe ibyanditswe mu bitabo, mbanze nkwereke ukuntu uyu munsi utandukanye. Agatangira kuba yamukandagira intoki, nawe undebere dore ukuntu arimo aramugira, akamusyonyora intoki n'umujinya mwinshi yanarakaye, amubwira ati ngewe Zoe ndarenze. Ariko undi agatangira kuba yamubwira ati impamvu bino byose ndimo ndabikora nuko Mr Sterling yantabariye ubuzima, niyo mpamvu rero nanjye ntazaguhereza amahoro, nzakora igishoboka cyose kugira ngo bino byose uzabyicuze, bino byose urimo urakora kugira ngo azabe yamenya ukuri uko gusesuye kose, abe yakumenya, amenye wowe urinde, amenye ibyawe byose, nzatuma abimenya ko wowe utari uwo muri Sterling, ibyose abimenye. Umukobwa nyine ukamenya ko nawe yasinye. Reka tube twagasoreza ahangaha, tuzakomeze ku munsi w'ejo. Nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye, iramutse yagushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Nkubwira ati ejo tuzabane mu byakare, tureba kandi gace gakurikiyeho nanabiseguraho kuba umunsi w'ejo tutararebye agace kari kano gace tukaba tutaragashyizeho, ariko ejo ntago mukazabura. Ciao ciao.